Turagushimiye mukunzi wacu, tugushimiye uburyo ugaragaza ko turi kumwe, tugushimiye nanone uburyo usangiza ubutumwa bwiza inshuti zawe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Tukwibutsa ko tunafite groupe ya WhatsApp ushobora kujoininga, niho tuganirira n'abandi ijambo ry'ubutumwa bwiza igihe cyose, buri munsi, buri saha, buri munota. Tuba turiho tuganira n'abantu abifuza gusobanuza, abifuza kunganira, abifuza no gushima, kuko usanga hari abantu benshi bumvisha ubutumwa bwiza mu mpande zitandukanye z'isi, ariko bifuza kutubwira bati mwarakoze, ntabwo twari tuzi ko ibi bibaho. Ubwo rero kuri ibyo byose wa joining iyo groupe ya WhatsApp. Nimero rero dukoresha ni 0784 42 57 0784 ikurikiranye 42 57. Aho ni ku muntu uri mu Rwanda, utari mu Rwanda wongeraho +250. Izo ni kode z'u Rwanda. Twihuse ijambo ry'uyu munsi turisanga mu ba Korinto ba mbere, ibice n'ubundi ni icya mbere, umurongo guhera ku murongo wa 18. Aratubwira ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'isi Imana ntiyabuhinduye ubupfu. Kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yashimye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore abayuda barasaba ibimenyetso, naho abagiriki barashaka ubwenge. Ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga n'ubupfu. Imana ishimwe cyane. Iyo niyo jambo twifuje kuganiraho uyu munsi. Ijambo ritubwira ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kubakizwa ni ryo mbaraga z'Imana. Mu by'ukuri impamvu dutinda cyane ku musaraba wa Kristo nuko nta handi hantu umuntu ashobora gukirira. Bari kutubwira ibice bibiri by'abantu. Igice kimwe gifata ijambo ry'umusaraba nk'aho ari ubupfu. Ikindi kuri icyo gice kindi, iryo jambo ry'umusaraba ni imbaraga z'Imana zibasha gukiza. Reka mvuge ngo wareba nawe igice uhagazemo mu by'ukuri ukabasha kumenya ngo ese ndi mu ruhe ruhande. Kubera ko kutubwira ngo kubarimbuka ijambo ry'umusaraba ni ubupfu. Ubaye nawe wumva ijambo ry'umusaraba ari ijambo ridahagije kugira ngo ribashe kugukiza, nawe waba ukiri muri abo ngabo barimbuka. Ariko ntabwo tukwifuriza ko wagumaho, ahubwo tukwifuriza ko wagaruka nawe ukajya mu kindi gice. Igice gikira, igice gikizwa ni igice cyumva ijambo ry'umusaraba nk'ijambo rifite imbaraga z'Imana, ribasha kubakiza, rigakiza imitima yabo, bakava mu rupfu bakajya mu bugingo buhoraho. Batubwiye ngo ese umunyabwenge ari hehe noneho? Umuhanga wo iki gihe ari hehe? Kubera ko hari abantu benshi bumva bazakirizwa muri teoloji n'ahandi hantu, bakumva bakeneye kumenya ubwenge bw'ibyanditswe, ariko mu by'ukuri ntabwo aho ngaho ariho hari agakiza. Nimugurikira amavideo yacu muzabona abatanga ubuhamya bavuga bati twari twarakurikiye za teoloji, tuzi ko ariho tuzakirira, tuzi ko tuzarushaho kumenya Imana biciye mu kwiga Bibiliya, ariko nabyo tuza gusanga sibyo kugeza igihe twumviye ijambo ry'ubutumwa bwiza ribasha gukiza imitima yacu. Umunyabwenge ari hehe rero? Nta bundi bwenge buhari keretse kwizera icyo Imana yadukoreye biciye muri Yesu Kristo. Aho niho honyine umuntu abasha gukirira.
umuntu akumva ijambo ry'umusaraba wamusobanurira ko urupfu rw'iteka yagombaga gupfa ari rwo Yesu yapfuye, bityo we akaba atakirimbutse ariko atabikesha ikindi kintu na kimwe we abasha gukora, akavuga ati ibyo gusa se, ibyo se birahagije, ibyo se byabasha kunkiza. Ariko kuri uwo nguwo ufata ijambo ry'umusaraba nk'aho ari ubupfu, ufata ijambo ry'umusaraba nk'aho ntacyo rimaze, wumva ridahagije, wumva umusaraba wa Yesu udahagije yakongeraho ibyo kugira ngo abashe gukira, uwo nguwo aracyari mu ruhande rw'abarimbuka. Ariko umuntu yamugira inama, umuntu yakugira inama mu by'ukuri nta kindi kibasha gukiza umutima wawe keretse ijambo ry'umusaraba, keretse kwizera udashidikanya ko urupfu wagombaga gupfa ari rwo Yesu yapfuye, bityo ukaba utazarimbuka ariko ukaba utabikesha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Oya, wari umunyabyaha wo gucirwaho iteka kubwa kavukire yawe, kuko igicumuro cya Adamu wahindutse umunyabyaha utabigizemo uruhare, niko wisanze. Niyo mpamvu ugerageza no gukiranukira Imana ukumva ntibishoboka, ukumva ntibikunda, none ukumva wiriwe udacumuye ejo ugacumura. Ariko niyo utacumura n'ubundi uruho kurimbuka, kubera ko ivuko ryawe ryonyine rirahagije. Niko umwanditsi w'Efeso avuga ngo kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Reka mvuge ngo ikirimbuza abantu, biravuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bahinduka abanyabyaha banacirwaho iteka. Ikirimbuza abantu si umubare w'ibyaha bakora, ahubwo kavukire irahagije kugira ngo umuntu arimbuke. Kuba ukomoka kuri Adamu birahagije kugira ngo ujye Gehinomu. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yaje, Imana ishimwe ku bwa Yesu waje akemera kwishyiraho ubwo bubi bwawe bwose, iyo nkomoko y'icyaha ndetse n'imbuto zayo zose akabyishyiraho, agapfa urupfu rusimbura urupfu rw'iteka wagombaga gupfa, kugira ngo numwizera ntubukirimbutse ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho. Iryo niryo jambo ry'umusaraba. Ntabwo umusaraba wa Yesu ari igiti gihagaze n'ikindi gitambitse. Umusaraba wa Yesu ni imibabaro yawe yose Yesu yishyizeho. Umusaraba wa Yesu ni ibyari bikugenewe nk'umunyabyaha Yesu yishyizeho. Kwikorera umusaraba wawe nicyo bivuze. Yafashe urupfu rw'iteka wagombaga gupfa, arupfa mu cyimbo cyawe, ariko agamije kugira ngo wowe utazarupfa. Yishyiraho imibabaro ingana n'uburyo wari kuzababazwa uri mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Apfa urupfu rusimbura urupfu rwawe rw'iteka kugira ngo numwizera ukurirweho kurimbuka. Reka twumve uburyo bari kubivuga. Bari kuvuga ngo dore abayuda barasaba ibimenyetso, naho abagira iki barashaka ubwenge. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo bamwe barashaka ibimenyetso, nkuko no mw'iki gihe turimo bamwe bari gushaka ibimenyetso. Bamwe bari kuvuga bati keretse umuntu ukora ibitangaza, uwo ni ufite agakiza. Umuntu ubasha kuvuga mu ndimi, uwo ni ufite agakiza. Umuntu ubasha guhanura ibintu bikaba, uwo ni ufite agakiza. Reka mbabwire ngo Yesu niwe mbaraga z'Imana. Icyo Yesu yakoze nizo mbaraga zibasha kugukiza, nta zindi mbaraga zihari. Nuko wizeye ibyo Yesu yakoze. Ibyo Yesu yakoze ni ibiki? Nuko yishyizeho ibyaha byawe akabihanirwa, yarangiza agwa gukiranuka kwe kugira ngo gukiranuka kwe kuweshe kujya mu ijuru. Ukaba umukiranutsi ubazweho gukiranuka kwa Yesu, nkuko yahindutse icyaha nta cyaha yakoze, ahubwo abazweho ibyaha byawe. Ibyo nibyo wemera mu mutima wawe. Abaroma 10:10 haravuga ngo umutima ni w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Ibyo nibyo wemera mu mutima wawe, Imana igakubara nk'umukiranutsi. Wishakira ahandi, wishakirishiriza ahandi. Oya, ibyo bandi bita ubupfu niho harimo imbaraga zibasha kugukiza. Nawe wihinyura ijambo ry'umusaraba, witekereza ko hari akandi gakiza wabona hirya y'umusaraba. Hirya y'umusaraba nta kindi gihari. Witekereza ko ahari utakirira ku musaraba ukazakirira muri korari. Witekereza ko ahari utakirira ku musaraba ukazakirira mu masengesho yawe. Oya, witekereza ko utakirira ku musaraba ukazakirira mu yindi mirimo itegetswe n'amategeko. Hoya, ijambo ry'umusaraba niryo usabwa kwemera uyu munsi. Ukemera ko Yesu yapfuye urupfu rwawe, ukemera ko Yesu yishyizeho ubwawe bwose, hanyuma akabuhanirwa kugira ngo nawe uhe ubwiza bwe buguheshe kujya mu ijuru. Icyo nicyo wemera, Imana ikakubara nk'utarigeze ukora icyaha. Icyo nicyo wemera, Imana ikakubara nk'umuziranenge, kubera ko ibyo yakuzizaga yabijijije Yesu, habonetse ubizira mu cyimbo cyawe. Imana ishimwe rero ku bwa Yesu. Ahari nawe uyu munsi wari uri mu bantu bakirenze ijambo ry'umusaraba. Ahari nawe uyu munsi wari uri mu bantu batekereza ko umusaraba wa Yesu udahagije. Ariko niba udakijijwe n'umusaraba wa Yesu, yangirika kubwire ngo nta kindi kintu kibasha kugukiza. Kuko urupfu rwagomba kwishyurwa n'urundi rupfu. Urupfu wagomba kuzapfa nirwo Yesu yapfuye, kugira ngo nubyemera utarimbuka ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho. Byemere nawe uyu munsi, winjire mu mubare w'abantu bakize urupfu rw'iteka, winjire mu mubare w'abantu bakize kurimbuka. Nawe utangire kuririmba ko nta kindi yesha gukiranuka mu isi no mu ijuru keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso Yesu Masiya. Imana ishimwe. None turabashimiye uburyo mwadukurikiye n'uburyo mukomeza kudukurikira, tubibutsa kugira ngo musangize
ubu butumwa bwiza inshuti zanyu. Imana ishimwe ku bwanyu, Imana ishimwe cyane ku bwa Yesu none iteka ryose. Amen.